So, oh, mwakoze kuza nyine abitabiriye. Eh, nk'uko twabibonye ubushize twari turimo turavuga uburyo twatumetinga ama emails ukoresheje Google Form. Ya, uyu munsi niryo somo tugiye gukomerezaho. Eh, impamvu abategetsi hafi ya bose bo muri Afurika bohereza abana babo kwiga mu bihugu byo mu mahanga kandi abo bategetsi aribo ubwabo bishingiye amashuri bita neza mu bihugu babikora gusa ntibemerera abana babo kwishyura ibyo byiza turi buze kureba ariko abana bawe ukabohereza kurya mu bundi rugo kandi ubu nivuga ko abategetsi ba Afurika bagira uruhare mu kwica uburezi bwa Afurika bagamije inyungu zabo bwite turaza kumenya harabanera amabuye ya, working group uburezi bwa Afurika bwagabuyeho ibitero byo kuziga wakoresha iyi bita kwemeza ko upstream. yabyivumbuye kuko abana bigishwa ubusa buri buryo abenshi barangiza za kaminuza bafite Ya, ubumenyi butafu Google. ibisuko abanyafurika kuko turabibonera ikimenyetso ahubwo biragize ati Impamvu y'ibwo upscript ni uko babibonye abakozi kamamaza twibuka byose ibyo babikoze bagira ngo biremere abakozi beza gusa ariko mwigeze mwibaza impamvu abategetsi hafi ya bose bo muri Afurika bohereza abana babo kwiga mu bihugu byo mu mahanga kandi abo bategetsi aribo ubwabo bishingiye amashuri bita neza mu email zose waba ufite uko zaba zingana zirakora. Ni ukuvuga ngo rero twihuse cyane twareba muri make upscript icyo ari cyo. Okay, challenge speak fast let me share my screen. Yeah. Igitekerezo. Ahangaha iyi ni app niyo twita Google Upscript. Nk'ubu ngubu dukeneye kohereza email ni utuntu duke cyane umuntu yandika. Yadukenera kudefinisa ibi ngibi si ngombwa gufata ibi bintu cyane, gusa icy'ingenzi ni uguhindura ahangaha. Ukiza ugakora ushyiramo iyi ni ikintu bita ama object, ni ukuvuga ngo uraza ugafata iyi object then ugacozinga a specific email like if I want to send to my email again but with a different number and then I change the name for the name I want. Let me say it's agenda mode. Hanyuma hano nkaza gushyiraho iki, nkaza gushyiraho message. Conversation en français. Bonjour Alice, ça va bien et toi? Ça va bien. Ça va bien, merci. Qui après? Merci. Tu apprends le français? Ya, urabona ahangaha iki J'apprends le français. zitandukanye zifite message zitandukanye ariko Après, nshobora apprendre. ya using for loop. Ndatekereza abantu benshi muzi kuri Python ho gato. Iyi ni for loop iraza kuzunguka muri izi email ihereye ku ya mbere kugeza ku ya nyuma, and then nirangiza icyo turi buze kurasega recipients email data from the recipients. Ese email y'uwakira ni iyi? Ubwo ni ukuvuga ngo urabona ko iri hano kuri index index ya mbere, then
ikirakurikira ni iki? Ikirakurikira ni ukwandika subject ushobora gushyiraho ibyo ushaka, like ushobora gushyiraho ibyo ushaka, like reminder. Nyuma y'ibyo ngibyo ahangaha haza body, muri body ushyiramo nabyo naho ibyo ushaka, like dushobora kumara tukavuga tuti mm, like, yeah. Niyo umaze kwandika nuza, iyo umaze kwandika byose ikiba gisigaye ni iki? Uhamagara aka kantu bita mail app, then ugasendinga email. Iyi send email ni function igira ama parameters atatu: email, subject na body, nk'uko tubyandika kuri email bisanzwe. Ni ukuvuga ngo haba ari email, hakaba subject, hakaba na body. Ubwo email niyo wakira, and then subject ni ya header message cyangwa se title of the message, then body ni ya message nyirizina ugiye kohereza umuntu. Aka kanyuma log iyo si ngombwa, iyi ni message nyine weho ubona nyine iyo umaze gusendinga iyi email, ubona ikwereka nimba email yabaye sent successfully cyangwa se hari ikibazo cyabayemo. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo urangije ahangaha ushyiramo ama email uko uyashaka. Iyo urangije icyo ukora nta kindi, uraza ahangaha urabona urabona ahangaha hari buto nyinshi. Urabona this is the title, ushobora kuyihindura nta ribo, and then izi ni imbuto. Ushobora gusevinga projet yawe ukayijyana kuri drive, ushobora ku run, turaza gukora ikikora, then execution log ni ukureba how much have you executed, ni izihe zagiye, ni izihe zagarutse bitewe. Noneho reka dusevinge, turakoresha control save, nta kintu kigize. Nyuma yo gusevinga, igisigaye ni ukugira ute? Ni ukuraninga tukareba ese our emails. Urabona ko hano baduhaye nyuma urabona ko baduhaye ya message tubwira ko email zagiye, ni ukuvuga ngo zose zamaze kugenda na 57. Nyuma y'aho ngaho dushobora kuza tukareba ese mu ma email bohereje koko email zatugezeho. Let us wait. Reka nze hano kuri Yahoo kureba nimba koko email zageze aho zakwiye kugera. Tukivuga ahangaha noneho, hano hari icyo bita deploy. Iyi buto ya deploy ikidufasha ni ukubika iyi email igihe tuyikeneye, noneho tukajya tuyihamagara turiwe twongera kuyandika. Like izi codes zidufasha kohereza email. Ubwo ni ukuvuga ngo nimba ufite abantu uzajya wohereza email buri munsi, ushobora gukora deploy. Cyangwa se ahangaha urabona hari buto iri hano ahangaha, iyi trigger igufasha gusetinga email. Ese aho ushaka kohereza email mu gihe kingana iki, cyangwa se message zawe ushaka kuzohereza mu gihe kingana iki. Ni ukuvuga ngo ahangaha rero icyo ukora, uraza ahangaha ugakora trigger, then iyi trigger niyo kohereza email. Karubanda iherereye mu karere. Hello? Ni ukuvuga ngo ahangaha niho wuzuzamo ibyo ushaka, like function ushaka kohereza ni send email, head then from the document bisanzwe. Ni Karubanda sasa nimba.
Aya, mbwiye Karubanda Florida. Karubanda, MDP Karubanda ni mu majyepfo, niba Nyanza niba ari Hello? Yeah, ni ukuvuga ngo ibindi bisigaye wahiri ibyo ari byo, reka tugaruke ahangaha turebe ese email zaje. Urabona ko aba email twohereje hageze na 59 kandi tuza kureba muri ntuza koko muri logs. Ya n'ubundi twe twazohereje na 59, ni ukuvuga ngo this is our email. Ya ubu ni bwo buryo rero nifuza ngo turebeho uyu munsi uburyo dushobora kutumenyinga noneho email tugendeye kuri dukoresheje iyi app script. Si email yonyine, ushobora no gusetinga amatask cyangwa se kugenda wakudetinga Google Sheet yawe ariko byikoze automatic utiriwe uhagera, like wasetinze schedules. So ubutaha tuzareba noneho uburyo email zishobora kuva. Ushobora kuba ufite sheet nk'iyi ngiyi noneho ukaba wakohereza email ugendeye kuri izi sheet then ukanashedaringa bitewe na condition ushaka. Like niba ushaka kohereza nk'abantu no kuva ku muntu kugeza kwa gatanu mu minota 5, abandi ukagenda ukohereza mu bihe uko bigenda bitandukana, uzagenda tubireba ubutaha. Okay. Yeah. Nakoze rero igihe twari twihaye cyarangiye, ubwo ni ukuvuga ngo naho ubutaha tureba noneho uburyo ushobora kohereza email ukoresheje zivuye muri Google Sheet cyangwa se Google Document, then ukaba ufite email z'abantu benshi ukabasha kuzohereza icyarimwe. Tuzakomeza tuganira no ku bindi uyu munsi, reka duhagarikire aha ngaha.